hari n'utundi dutebe two mu cyumba. Yego. Ku bantu baba papa hajya tubakorera utuntu tw'udutebe nawe ubwawe mukiriya ushobora kuza wizaniye design yawe ugategeka warayikuye China warayikuye Turukiya tukayigukora. Sirimuka na Flow hashyi cyaka wisomera Flow inzoga ya mbere organique muri Afrika ubu ikaba yasesekaye mu Rwanda. Flow iboneka mu moko atatu ariyo Red Flow Organic, Flow 58 Organic na Yellow Flow Organic. Izi nzoga zose zikundirwa umwimerere zikoranye kuko na sukari cyangwa produit chimique yari yose izongerwamo, yemwe n'ibinyampeke zikorwamo bihingwa mu mirimo izira amafumbire mvaruganda cyangwa imiti yica udukoko. Iyi nzoga y'inyabigwi ikundirwa uburyohe n'impumuro bihebuje yengerwa mu Bubiligi ikagezwa ku isoko ry'u Rwanda na Jespo Limited iherereye Sonatube mu muturirwa Silverback Mall mu igorofa rya mbere. Soma kandi ucurure Flow wumva itandukaniro. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye muri hirya no hatandukanye, by'umwihariko abakunzi ba Business Code kuri Capital Media. Twongeye tubahaye ikaze muri kano kanya nkuko mubibona kuri screen zanyu, turi kumwe n'umuntu ugiye kutuganirira by'umwihariko kuri business yiwe. Ngira ngo tudatinze nyanirwa David, reka tumwe akanya atangira twibwira. Murakoze, nanjye nitwa Kalisa Jean de Dieu, ariko amazina ya company ni Kalisa Furniture Limited. Reka twinjire twihuse cyane, ndira ngo tuzaze gufata impande zose duheraho ngaho. Ubundi umuntu acyumva furniture ukora ibijyanye n'iki by'umwihariko ku giti cyawe? Urakoze cyane. Nkora ibijyanye n'ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe, ibitanda, magariderobe, utubati, ibikoni, ikintu cyose kijyanye n'igikoresho cy'ububaji. Nibyo bintu nkora. Okay. Abantu benshi bavuga ko ibikorerwa Dubai, abantu baranabivuga ati ibintu bya Dubai nibyo sawa, ati ibintu by'iwacu ntago bari byiza. Ukora gute kugira ngo wowe ubashe guhangana ku isoko ry'abantu baba bifuza ibikoresho bya Dubai kuruta uko bakifuza ibyo mu Rwanda? Urakoze cyane, iki kibazo ni cyiza. Hambere nibyo abantu bakundaga kugura ibikoresho bya Dubai, intebe za Dubai nizo zikomera. Ariko twaje gusanga ziriya ntebe nubwo bazizana ntago zireparwa. Urazigura ukazicaraho mu mwaka umwe, 2, 3, 4, ariko iyo zishaje ni ukujugunya. Mu gihe Made in Rwanda twebwe dukoresha imbaho zacu, inturusu z'iwacu mu Rwanda, intebe yishaje urongera uravugurura. Intebe naguhaye ushobora no kuyivugurura inshuro 5 ukayicaraho imyaka 20, imyaka 30 nta kibazo iragera. Mu gihe zira za Dubai zo imbaho zabo baba baraterateranyije ibintu by'ibifu, ntabe harimo itandukaniro rikomeye urebye Made in Rwanda na Dubai. Ku muntu bisobanukiwe ahita abona ko Made in Rwanda ariyo sawa. Okay. Birumvikana nka Kalisa Furniture muti dushaka no kukuvugururira intebe zawe. Izo muvugura ni zimeze gute? Ni iz'imyenda? Tubona intebe hari iz'imyenda, hari za kwire, muvugurura izimeze ziti? Okay. Uko intebe yabikoze kose, yaba ari ya Dubai nazo turazisana. Za Dubai zangiritse dushobora kuzisenya tukazimodifiya. N'iz'amakwire turazisana tukazihindura. Iz'imyenda, buri bwoko bwose bw'intebe iwacu turabikora. Yes. Ati buri bwoko bwose bw'intebe iwanyu murabukora. Ubundi Kalisa Furniture ni company yatangiye ryari, ikora n'umwe hari ikoresha mu buryo bwo kugira ngo ikore ibintu biri karite? Murakoze cyane. Kalisa Furniture Limited yatangiye 2016. Ariko njye ubwanjye uwo mwuga kubera ko ibyinshi nanabyikorera natangiye kubikora mu 2003. Yego. Ubwo rero ku bakiriya banjye abasanzwe bangurira, abo tumaze igihe dukorana kuva iyo myaka yose, bazi uburyo ibikoresho byacu biba bikomeye bifite n'uburambe. Yego.
aha mukora mute nk'abakiriya bifuza gukorana namwe ese mubaha garanti cyangwa muramubwira muti turagukoreye igendere nta kindi tuzavugana? Urakoze cyane. Umukiriya uje utugana ari ushaka guterura ibirangiye biba bihari, ari ushaka gutanga komande nawe turamukorera tukamuha na garanti bitewe n'icyiciro cy'ibikoresho akeneye. Yes. Mubona mute ku isoko ryo mu Rwanda ku bantu bakoresha wenda ibi bikoresho by'amafanica, mubona isoko ryo mu Rwanda rihagaze gute? Ese abakiriya babasha gukunda ibyo mukora? Ese babibonera ku gihe? Baravuga bati abantu bakora ibintu bya furniture benshi ni ababeshyi, ni indyarya, ntibavugisha ukuri. Umuha komande akagenda akayiryamana akamara umwaka, akamara amezi angahe nyamara yarakubwiye ko ari icyumweru. We ku ruhande rwawe umwihariko n'uhe ushobora gutuma umuntu udukurikiye kano kanya kuri Capital Media Podcast akunda cyangwa se yifuza gukorana nawe mu bijyanye no kumukorera komande runaka? Nibyo, urakoze. Ku isoko ry'umurimo ibi bintu by'amafanicas birakunzwe, biragurwa, kandi tumaze no kubishyira ku rwego rushimishije. Ndibaza ko abanyarwanda benshi batakijya no guhahira Dubai. Yes. Naho ku cyo waruvuze cy'abatanga komande abandi bakabambura, biterwa n'abantu bahaye komande badafite aderese. Yego. Kuri Kalisa Furniture Limited dufite aderese, dukorera hano Gikondo kuri Mereze ya mbere. Yego. Imbere ya rompuwe ku gahanda kajya ku Nkuru Nziza uzahabona produit zacu. Yego. Hari ukuntu umuntu akubwira ngo nkora furniture kandi koko wanahagera wenda ukasanga intebe imwe ebyiri eshatu kuko ubona niho afite ofisi, ariko wajya kureba ugasanga mu by'ukuri nawe ubwe wenda n'ahantu agenda agatanga komande bakamukorera bikarangiriraho. Nkawe ku giti cyawe ufite ubushobozi bungana iki ku kuba washobora isoko runaka ry'abantu bashobora kwifuza ko wabakorera? Urugero, haje abantu 10 icyarimwe kandi bakeneye ko bakorera sale, wenda sale amanje, sale yo mu ruganiriro. Ufite ubushobozi bungana iki ku giti cyawe ku buryo ushobora gukorera nk'abantu 10 cyangwa se nka kampani ikeneye kuyikorera produit nyinshi? Ubushobozi burahari kuko dufite atelier, dufite aho tubariza. Yego. Uko yaba bikeneye kose turamukorera kandi ibintu byakabibonera ku gihe kandi bimeze neza. Yes. Hari ukuntu usanga rero uko bwije nuko bukeye, uko imyaka igenda ihita hagenda haza ibintu by'ibishya, ibintu kudushya mu bijyanye n'amafurniture, kujya kubona ukabona umuntu yakoresheje wenda intebe imeze nkaho ari ingona, ukabona umuntu yakoresheje intebe imeze nk'ifi. Mwebwe nakaye kantu mufite muri Kalisa Furniture Limited ku buryo mwagasangiza umuntu muri kano kanya agahita avuga ati kabisa ko kantu ni mukankorere mbahaye komande? Urakoze. Utuntu tw'udushya tuba duhari ku isoko, uko bwije nuko bukeye tugenda duhanga udushya. Nko mu ntebe dukora, dushobora gukora intebe zo muri ofisi, dushobora kugukorera intebe zo mu ruganiriro, izo muri saramanje, hari n'utundi dutebe two mu cyumba. Yego. Ku bantu b'abapapa bajya tubakorera utuntu tw'udutebe two mu byumba tw'abapapa. Tuba duhari twinshi. Nta tw'abamama se? Iki mu rwitwa tw'abapapa se? Ni utw'abapapa. Umupapa iyo ageze mu cyumba adashaka kwicara muri salo, akicarira mu cyumba kuri ako gatebe. Kuri ako gatebe.
ko n'utwo dutebe ntugiriye amatsiko ubwo rero abantu b'abapapa bakeneye kujya bicarira mu cyumba bameze neza utwo dutebe turakenewe. Hanyuma umuntu ubaye komande imara igihe kingana iki? Tuvuge urugero utanze komande y'intebe ishobora gufata saro. Urugero wenda ngenda umuntu w'umusore mfite ubukwe wenda n'urugero uyu munsi reka tubibare tubisubize iminsi nyuma wenda tubare ko turi ku wa mbere n'urugero ndavuze ni kwa gatandatu mfite ubukwe kandi rwose nkeneye ko munkorera ibintu biri karite kandi kwa gatandatu ubukwe bugomba gukorwa mfite saro mu nzu iwanjye. Ku muntu ubaye komande mwe mu muhigiye kingana iki kugira ngo ibintu bye bitazadindira cyangwa se bitazafata igihe? Yego urakoze. Twebwe ibikoresho tuba tubifite nk'amakadere, imbaho. Ikiba gikenewe ni uguhitamo igitambaro azakoresha cyangwa se kwira azakoresha ibara. Icyo gihe intebe ye ntishobora kurenza iminsi 4. Yes. Iminsi 4. Iminsi 4 ari saro. Ari saro imwe. Iminsi 4 intebe ibonetse. Bivuze ngo nta bya byo kuvuga ngo ihangane ngo hari iki kibura ngo bizagenda gutya. Oya, nta mpamvu igomba kugaragara aho ngaho. Iyo twahanye gahunda utanga avance tukaguha facture ubundi tukagukorera umunsi uba ari umunsi nta gihinduka kuri Kalisa Furniture Limited. Yes. Hanyuma ibikoresho byose mukoresha biva mu Rwanda cyangwa mukora na komande hanze? Hari ibyo dukora mu Rwanda hari n'ibiva hanze. Yego. Ubwo kuri ibyo se biva hanze ubwo ni nk'ibiki? Ibiva hanze ni ibitambaro, amaveruru, amasimirikwire, amakwire. Ni byo mukura hanze. Kuri buri komande wenda umuntu abahaye ahitamo ibara ashaka cyangwa rimwe mu muhitiramo? Ahitamo ibara ashaka nta kibazo. Kiri iwacu aba ari umwami. Ni umwami. Ubujyanama se mutanga ku muntu ushaka gukoresha saro cyangwa se ushaka gukoresha saramanje mbere yuko ayikoresha ariko nta makuru ahagije abifiteho, bigenda bite? Hari ubujyanama muha uwo muntu cyangwa se murabanza mukamusura mukamubwira ati reka tubanze turebe saro ugiye gushyiramo intebe hatutaza gukoresha inini kurusha ugasanga ntizigiyemo cyangwa se bikadusaba ko twongera tukazisenya kandi bitari bukunde. Bishobora kugenda bite kuri uwo muntu baganye ariko shaka ko mubanza kumugira inama? Yego, ikibazo cyiza cyane. Hari igihe koko umuntu ashobora kuza kuduha komande akaduha komande itajyanye na saro ye. Icyo gihe biba ngombwa ko tumugira inama yuko tubanza kureba saro ye tukamukorera intebe zijyanye no muri saro ye n'amagariderobe, tukamukorera gariderobe fitting ahantu ku rukuta aho yayiteganyije, tukamukorera ibintu bijyanye. Yego. Ikindi inama nabagira ni ukudatanga komande ku bantu badafite aderesi. Ni nabo babo ngabo wahoze umbwira. Yes. Bamburwa. Bavuga ati abantu b'amafurnitures barambura bose bakabashyira mu gatebo kamwe. Rero ntago ari uko tumeze. Dufite aderesi, nimba ushaka gutanga komande tugane turagufasha. Mutanga amasezerano se? Amasezerano ku muntu. Yes. Wenda umuntu ashaka kuza akavuga ati mugiye kunkorera saro wenda nubwo mutaramwana reka mbere ko nankubaza icyo kibazo wanzo nansubi iki kintu ubundi intebe mukora ni z'amafaranga ngaha atarenga ni miliyoni wenda 100 ni miliyoni 50 saro mushaka gukora ni nk'iya miliyoni zingahe atarenga? Byaterwa na saro ushaka. Yego. Agaciro kayo kose cyakora nko kugera kuri miliyoni 5 ushobora guhera intebe ya maki iwacu tugira ni 350. 350 ya maki. Yego. Ukazamuka ukagera kuri miliyoni 5 bitewe na design wowe ufite. Nawe ubwawe mukiri ushobora kuza wizaniye design yawe ugategeka. Warayikuye China, warayikuye Turkiya, tukayigukorera. Icyo gihe ibikoresho urumva hari ibyo bisaba ko dutumiza hanze. Yego. Agaciro kakiyongera. Okay, ubwo noneho nakomozaga kuri kibazo cyane mvuga nti iyo bimeze gutyo umukiriya akavuga ati ngiye ukoresha wenda saro ya miliyoni 2 n'urugero ariko ndashaka kuba mbahaye avance wenda ya
ya miliyoni imwe muri za miliyoni ebyiri, hari ahantu mwandikirana ko ayabahaye? Yego, turandikirana iyo ubishatse tugirana amasezerano yanditse cyangwa tukaguha agafagitire kariho avansi utanze n'ayasigaye. Yes. Ese ubona amafurniture yo mu Rwanda akundwa nk'ayo hanze, nk'akorerwa hanze? Barayakunda, gusa n'abanyarwanda basigaye bayakunda kuko ayo hanze arahenze kandi agapfa ubusa. Ikintu ugura ntuzongere kukirepara, ikintu ugura ukazakirepara ukakihindura uko ubishaka. Urumva haba harimo itandukaniro. Imbogamizi muhura nazo ni izihe ku ruhande rwawe muri aka kazi mukora ko gukorera abantu amafurniture? Ni izihe mbogamizi mukunda guhura nazo ku buryo uvuga ati ibi bintu rwose ndumva nzanabivamo byo kujya nkomeza nkorera abantu intebe n'ibiki byose numva nzabireka? Ni nk'iyihe mbogamizi ikomeye? Imbogamizi akenshi dukunda guhura nayo, hari abaza bagatanga komande bakaba bakwambura. Imbogamizi duhura nayo ni abatwambura. Yego. Ikindi ni ibikoresho bidahagije tutabona ku isoko. Okay. Turi gusa naho turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twari tugiranye, by'umwihariko muri business code tuganira nyine ku bantu babikorera nk'ibisanzwe. Wowe ku ruhande rwawe uratubwira ku munyarwanda wifuza kukugana kugira ngo umukorere, wenda twakomeje kugenda twibanda ku tuntu ku bitanda n'ibiki, ariko tubwira ibyo ukora wowe muri rusange byose uko byakabaye, wenda byose ushobora kudahita ubimenya kano kanya, ariko ibyo wibuka uzi ukora byose wabisangiza abanyarwanda. Okay, urakoze. Ibintu nkora harimo intebe zo muri salo, hakaba saramanje, hakaba ibitanda bifunitse n'ibidafunitse by'amaribuyu, hakaba ama TV stand, amagariderobe, utubati two muri salo, twubaka n'ibikoni. Yego. Okay. Ubwo ngubwo we niki wasaba abantu wenda bifuza kuza gukoreshereza komande, na cyane ko nk'arwa hano kuri Capital Media usanga dufite abantu b'abajene badukurikira benshi bavuga batari ko ntago wandangira ahantu nasanga umuntu w'umujene ngo ankorera akantu kudutebe nzajya nicariraho mu kageto kanje cyangwa igitanda. Ubwo we niki wasaba babantu bifuza kukugana, bifuza kubakorera, urabizeza iki? Ndabizeza imikoranire myiza no kubaha ibintu biri karite. Abantu bashaka kutugana bakwandika nimero yanjye 0782 5 7 09 Yes. Bakaba badusanga hano Gikondo kuri Mereze ya mbere, ni Mereze ya mbere ku karompuwe neza ku kaboko k'ibumoso uzamuka, ni ku gahanda kajya ku Nkuru Nziza ho neza kuri kaburimbo. Byose ni kuri Nyirangarama. Aho turi hose tunywa gashya, uzahibwira ibanga ry'akabanga aho riva, yo mu mabanga y'imisozi iteze neza. Byose ni kuri Nyirangarama.